abanyarwanda abanyarwandakazi muri kumwe na Sylvie Mukankiko nkaba mfite uyu muyoboro witwa Mukankiko w'Umutabazi nkaba uyu munsi mfite umutumirwa w'Imena nagira ngo abibwire ntago muvugira abasobanurire abibwire ni umuntu w'umugabo ntabwo namuvugira arivuga. Murakoze cyane mutumirwa wacu ijambo ni iryanyu. Urakoze Sylvie, ndagushimiye kuba wantumiye kuri uyu muyoboro wa ugezaho amakuru abanyarwanda Mukankiko w'Umutabazi, nkaba kandi mushimiye ibiganiro byawe ugenda ukora hirya no hino ukangurira abanyarwanda kwibohora. Nkuko wari ubivuze rero nitwa Jean Paul Ntagara, nkaba nsanzwe ntanga ibiganiro bitandukanye. Wenda hari uwambaza ati se watwibwira muri rusange. Nkuko nyine nari mbivuze, ni Jean Paul Ntagara, nkaba mvuka i Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wahoze witwa Kimisange, ubu ngubu akaba ari uwa Kigarama. Nkaba nubatse, mfite umugore n'abana 4. Amashuri yanjye abanza nayize ku ishuri ribanza rya Kimisange nyine iwacu. Mu mashuri yisumbuye nahereye muri College Nyemeramihigo ku Gisenyi, hanyuma nza gukomereza muri Lycée de Kigali, nza kurangiriza mu by'Imana muri mu ishuri ry'Abafureri, niho narangirije amashuri yanjye yisumbuye. Hanyuma nza no kwiga université muri Université Libre de Kigali mu ishami ry'ubukungu n'icungamutungo. Nahakuye impamyabushobozi ya bachelier muri sciences économiques et gestion. Hanyuma rero aho mpungiye mu mwaka wa 2012 ngeze hano muri Canada, nakomeje kwiga nabwo niga mu kigo cyitwa la Cité Collégiale, mpakura naho impamyabushobozi ya génie électronique, donc nkaba ndi technologue mu bya génie électronique. Ndumva araho nagarukiriza kugira ngo nibwire abanyarwanda, kugira ngo kandi wenda tujye tunaganira tuziranye. Urakoze. Murakoze cyane, ndumva rwose uri umuntu ukomeye. Ni byiza cyane, u Rwanda rukeneye abantu nk'amwe basobanutse kandi batagira ubwoba, bahagarara ku maguru yombi bakivuga. Ubundi mu Kinyarwanda abagabo bari bazi kwivuga akisobanura. Ikibazo nuko babivugaga byakira bivugaga ibintu bibi bakoze. Icyiza nuko ubu ngubu musigaye mwivuga ibyiza bifite akamaro. Ubwo rero ngende ndakuzi twiye guhurira mu kiganiro hantu badutumiye kugira ngo usobanure akaga wahuye nako nk'umututsi, ngiye nsobanura akaga nahuye nako nk'umuhutu. Rwose cyari ikiganiro cyiza cyane, abantu uwagishaka yatubwira tukazamurangira akacyumva, kuko byari byiza cyane. Kuko cyitwaga ngo numvise akababaro kawe nawe wakumva kanjye. Iyo bintu birakenewe cyane kubera ko mu Rwanda hari abantu benshi kubera inyungu z'ubutegetsi cyangwa inyungu z'inda zabo bagenda bikururira bishyira, buri wese yigira imbabare, ugasanga birazambye kubera ko nta muntu ureba mu rwego rw'igihugu ngo turebere hamwe mu rwego rw'igihugu, turebe akaga buri wese yahuye nako. Ni ishyano ryaguririye u Rwanda, ntabwo ari ishyano ryaguririye ubwoko cyangwa ryaguririye Jean Paul cyangwa Sylvia gusa, ni ishyano ryaguririye ubwoko. Ubwo rero hari nakubo mambe ryaguririye igihugu. Hari nakubonye rero ni waganiraga na Padiri Thomas Nahimana, mukora ikiganiro cyiza cyane rwose. Cyiza cyane gifite ni cyiza pe, nakibishe ndakirangira nshaka kugisubiramo uretse kandi akaba gakeya. Ubwo rero nakeneye ngo nyihangira abantu kuri chaîne yawe yitwa Ikamba TV, Radio Ikamba. Radio Ikamba. Nayo nziza cyane, abantu nashishikariza kuyijyaho bakajya bumva ibiganiro, kubera ko ugira ibiganiro byiza cyane byubaka cyane, birimo inyigisho z'uburyo abantu bashobora kubanaho neza mu mahoro, boroherana. Kuri kuntu
usa nk'abishyira mu iyobokamana ni byiza cyane mukabishyira muri navuga ngo kira muri spiritualite niko nabyita ubwo rero icyo kiganiro nakibonyeho rwose nakuzukuru mwarangije muvuga ko hakenewe abarideri b'abanyarwanda bavuye mu mashyaka yose ibyo niho by'amashyaka tugashaka uburyo tubihuriza hamwe abantu bashaka kubyumva ngo bakurikira nagira ngo icyo kintu cyo wongere ukimbwireho nanjye kuko wakibwiyeho padiri nange ukimbwireho cy'uko kuki mubona hakenewe abayobozi beza abariho abasanzweho babaye iki ko bariho ko igihugu kiyobowe igihugu gifite guverinoma gifite sena gifite abaminisitiri gifite abagegizegitifu kugera mu rwego rwo hasi ariko mwebwe wowe na padiri mukavuga ko hakenewe abarideri bandi bashyashya kubera iki nuba watubwiraho mu magambo arambuye muri rusange. urakoze cyane Sylvie reka ngushimire kandi nshimire n'abakurikira umuyoboro wawe w'itangazamakuru Mukankiko Mutabazi kandi koko twakoze ikiganiro abanyarwanda benshi bakunze kandi bashimye na Padiri Nahimana Thomas kandi nkushimire ko uri umwe mu bantu nawe bagakurikira ibiganiro bakagerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo abanyarwanda tubashe kwibohora abanyarwanda tubashe kugera ku cyo nakwita intsinzi nyayo kuko intsinzi iyo tuvuga iyo batubwira ntabwo ari intsinzi y'abanyarwanda bose ni intsinzi y'agatsiko intsinzi y'abantu bakeya baje bakikubira ibyiza by'igihugu bagafata ibyo abanyarwanda baharaniye bose bashyize hamwe barangiza bakabigira ibyabo niyo mpamvu rero mu by'ukuri numva nawe ukwiriye gushimirwa kuko ni abanyarwandakazi bake nkawe bakora nk'ibyo ukora abenshi ni intore tuba duhanganye badutuka bati mwa bintu mwe muri mu biki abandi bafunga amaso karema ntibagire icyo bavuga ntibagire n'icyo bakora ariko wowe wariyemeje uravuga uti ngiye guhaguruka uko byagenda kose nibagirwa umuryango nibagirwa abana nzi mfatanye namwe nzajya nita ku muryango ariko kandi n'urugamba rwo kubohora igihugu cyanjye uko byagenda kose nzarurwana rwose nawe uri wo gushimirwa cyane bandabagarega burya ntugire ngo kuba ndabaga bisaba kujya gutera icumu nk'uko ndabaga yabikoze burya kuba ndabaga ni mu mutwe kuba ndabaga ni mu mutwe yabikoze ubushize n'icumu kuko byari mu gihe cyabyo reka rero ngushimire noneho muri uko gushimira nanasubize ibibazo byawe uravuga uti mwavuze ko hakenewe abarideri kubera iki mushaka abarideri kandi mu Rwanda bahari igihugu cy'u Rwanda kiyobowe nibyo koko nkuko nari maze kubivuga igihugu cy'u Rwanda kirayobowe ariko kiyobowe mu buryo abanyarwanda b'ibyiciro byose batabyibonamo ubushize dukora ikiganiro na Nahimana nagerageje gusobanurira abanyarwanda ibyiciro cyangwa se ibice by'ubuzima abanyarwanda bashobora kwisangamo nshobora kwerekana yuko mu Rwanda nubwo hari ibyo twita ndi umunyarwanda nubwo hari ibyo twita abahutu abatwa n'abatutsi ariko si byo byiciro ubuzima bw'abanyarwanda burimo mu by'ukuri icya mbere nerekanye ko hari abantu baturutse hanze ndavuga nyuma ya 1994 hagati ya 1990 na 1994 hari abantu bari impunzi mu bihugu bitandukanye binjiye mu gihugu cy'u Rwanda abo bantu baje hari abaje baturuka mu bice bitandukanye birakomeza kugeza wenda n'ubu ngubu hari abakijya mu Rwanda bari barahungiye hanze hari abagiye baza bagasubirayo ariko hari abagiye bahunguka nerekana ko harimo icyiciro cy'abavuye i Buganda aribo bita Basajya nerekana ko hari icyiciro cy'abavuye i Kongo aribo bita Dubai nerekana ko hari icyiciro cy'abavuye i Burundi aribo bita Abajepe ahubwo bura hari ikindi cyiciro ntavuze cy'abavuye Tanzania abo bita TZ
hanyuma hanyuma rero nerekana igice cya nyuma cy'abanyarwanda, aho abanyarwanda benshi bisanga ari bo basopeke. Ese Sylvie, aho izina basopeke ryavuye buriya? si ukubera ya sitasiyo ya esanse. Ariko muri iriya sitasiyo ya esanse reka nkwereke ukuntu dema ikora, ari nayo yaciyemo ibice abanyarwanda. Baragenda bagafata umuntu, tuvuge bagafata bamaneko babo bakabinjiza muri za taxi zigiye mu byiciro bitandukanye. Noneho iyo bashaka gutangaza nk'inkuru bashaka ko imenyekana ako kanya mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose, taxi, imodoka zigiye mu ntara, noneho bagashyira abantu muri taxi, umuntu umudemayi we aba afite kuvuga ibyo ashaka byose, akagendana na mugenzi we amubwira ati ariko urabizi uyu munsi Sylvie cya giterahamwe kiri hariya uzi ibintu cyakoze, ejo twaragifashe none tugifungiye i Remera. Urumva bagiye baganira bari bati Jean Paul cya kigarasha cyavugaga ejo bundi turagifata, bakagenda bavuga batyo muri bisi. Noneho inkuru igakwirakwira mu Rwanda hose mu munsi umwe, inkuru igakwirakwira hose. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunze kwibaza ngo ariko icyo abanyarwanda batareyaje. Oya, abanyarwanda baba baprepaye mbere, igihuha kiba cyaje mbere muri bisi, abantu bacyumvise. Wowe ibyo usobanura byose abanyarwanda ntibabyumva cyane, kubera yuko baba bamaze kubibabwira, kagenda baganira bati ubu ngubu muri Nyungwe bimeze gutya na gutya na gutya. Noneho umuturage ubyumvise nawe akagenda akajya kubiganira undi gutyo gutyo. Sopeke rero ukuntu yaje, urabona ko akuntu nyine intambara ikirangira abantu bafataga amataxi bakagenda bavamo kubera ko twebwe abanyarwanda twari mu gihugu twari tuzi amazina y'ahantu tuviramo. Abari baravuye hanze bo ntibajyaga, ntago bari bazi ahantu ngo bavuga ati ningera kuri iki cyapa ndavamo. Noneho umuturage yagera ku Kinamba ati kuri Sopeke ndasigara. Ndabizi reka yari impari. Noneho gusa ikintu nkibaza uyu munsi kuki bahisemo Sopeke ntibavuge wenda kuri 40 ngo batwite 40 cyangwa ngo batwite ku Gasarenda cyangwa ngo batwite ku Mukamira, bakatwita kuri Sopeke hariya iriya sitasiyo ya Sopeke. Ndacyabikurikirana kugira ngo menye ese ari uyu umuntu wabaga mu Rwanda, ese byatewe n'iki kugira ngo koko twitwe abasopeke aba ari ryo zina baduhimba. Abadubayi bo bavuga ko ari ukubera ko bibera muri za business, bakaba bajya kurangura bakagaruka. Abasajya bo bivakomoka ku Kigande nyine, aho umugabo bamwita umusajya, mu Kirundi bakabita umushingantahe, mu Kinyarwanda bakabita umugabo nyine abasajya. Hanyuma abatizedi ni nka Tanzania bahinnye TZD, Tanzania, bavuye Tanzania. Hanyuma rero noneho abajepe bo akenshi ntekereza ko babashyiraga mu rwego rw'aba garde presidentielle cyangwa se ababarinda abakuru b'igihugu n'abakuru, abantu bakomeye bari mu nzego zo hejuru. Mu by'ukuri mu magambo makeya naho amazina yagiye aturuka n'impamvu babyise gutyo. Reka ibyo ngibyo si byo ndi buganireho cyane uyu munsi. Ndashaka kuganiriza abanyarwanda impamvu bisanga muri icyo gice n'icyo bakora kugira ngo babashe kwibohora. Ari nabyo twaganiraga na padiri, kugira ngo icyo gice aricyo gifite imbaraga, aricyo gifite pouvoir, aricyo gifite ubushobozi, kibashe kwibohora, kibashe kuzamuka, kugira ngo abe aricyo gitanga ubutegetsi, ari nacyo kandi kibwambura abananiwe gukora inshingano bahawe. Icyo gice rero ni igice cy'abasopeke, niho njyewe ndi, niho nawe uri, niho abanyarwanda benshi duherereye. Tukaba twibaza ese ubutegetsi dufite mu maboko yacu mu magambo, kuko ibintu byose bikorwa mu izina ryacu, dushobora kwerekana dute koko ko ari ubutegetsi bwacu mu gihe tubona dufite abayobozi, mu gihe tubona dufite abategetsi badakora ibyo twabatumye,
twabatoreye mu gihe tubona nta burenganzira dufite bwo gutora abo twishakiye bakadutsindagira abo bashaka, ese twe nk'abanyarwanda twakora iki kugira ngo tubashe kwibohoza? Ese twakora iki kugira ngo izo mbaraga twari dufite zitugarukire? Ese ni iki abanyarwanda bashobora gushyiraho kugira ngo gishobore kubafasha? Ikintu cya mbere rero twabonye nganira na padiri ni uko abanyarwanda dukeneye gushyira hamwe. Dukeneye gushyira hamwe tukirinda aya macakubiri yacu, tukirinda ibingibi bya hutu twana tutsi, tukirinda ibintu byo kuvuga ngo kwishyiramo ko ngewe ndi iki n'iki, ndi umukiga, ndi umunyenduga, icyo uri cyo cyose nta n'uzabikwambura. Sylvie mu kanya wari umuvuga uti twatangaga ikiganiro werekanaga akababaro k'abahutu nkerekana akababaro k'abatutsi, ariko se Sylvie reka nkubaze, kuva wabivuga hari ni ero rimwe byakwinjirije mu buzima bwawe? Yewe se hari ikintu byanyinjirije? Nta na kimwe. Wagumye witwa Sylvie, ubuzima wabayemo uko ubyuka mu gitondo ujya ku kazi ukagaruka, nanjye uko mbyuka nuko, nta cyahindutse, nta na kimwe. Nta kintu na kimwe bimariye abanyarwanda, nta n'uzabikwambura kuko ni identite yawe. Identite y'umuntu nta muntu ushobora kuyambura undi. Sylvie, ibyo bita ndi umunyarwanda, ibyo bita iki, ntabwo bizagukuramo ko uvuga uti ngewe ndi Sylvia Mukankiko nkaba ni identifiya nk'umuhutukazi. Ibyo ntawe uzabigukuramo. Jean Paul ntawe uzankuramo yuko mu gihe ngana gutya nakuze ni identifiya identite inyidentifia nk'umututsi. Ibyo ntawe uzabinkuramo. Nshobora kujya ngenda ntabikangisha abandi, nshobora kujya ngenda bikamfasha wenda kuba nakwicara muri sari wanjye nkavuga nti you know what, ariko reka turebe ese abatutsi babayeho bate muri sari wanjye, ariko ningera kuri ntuza nk'iyi ngiyi mu rwego rw'igihugu, uzaba Jean Paul nyine w'umulideri. Ningera kuri platform nk'iyi, ntabwo nkwiriye gushyira imbere iyo myumvire yanjye iri mu mutwe wanjye ngo numve ngo abatutsi, ngo abahutu, ngo iki, ngo numve yuko ari bo hari ufite uburenganzira buruta bwa mugenzi we. Dukeneye rero abarideri bo kugira ngo ibyo bintu bishyirwe mu bikorwa. Dore ngewe na Nahimana twariyemeje, ahubwo nawe Sylvie ndaguhamagara. Nanjye ndimo. Nanjye wa gatatu. Voilà, ureba se. Ndagushimiye cyane kandi ndizera yuko uzabikora neza. Dukeneye abanyarwanda bahaguruka bakereka iriya leta, bakereka kariya gatsiko ko hari abanyarwanda bakandamijwe. Ejo bundi nigeze kukumva cyangwa se ni Padiri Nahimana cyangwa n'abandi bibaza ibiganiro hirya hino bicecekana ngo ubuzima bwa mwarimu, ngo ariko kuki mwarimu abayeho buriya buzima? Nta yindi mpamvu umwarimu wo mu Rwanda abayeho buriya buzima Sylvie. Umwarimu wo mu Rwanda, abanyarwanda babaga mu Rwanda bita abasopekya 80% n'abarimu. Niko kazi bakoraga, niko kabatunze. Ntabwo uzabona abo bantu bavuye hanze bari mu bwarimu. Uzabasanga muri Rwandeya, uzabasanga mu zindi za MTN. Ejo bundi nahoze nganira n'umuntu ndaseka ndatembagara, kuko ngewe ubu ngubu iyo habaye nk'ibyemezo bya leta, guverinoma yateranye ishyiraho abategetsi runaka. Buri munsi ahantu mpita njya kureba hambere ni ukureba abantu banomye, abayobozi banomye kanaka, banomye kanaka. Kuva igihe banomeye, urumva, nakubwiye ahantu nize navuga nko muri province 3. Umujyi wa Kigali niga Igitarama, niga n'Igisenyi. Nagiye mpura n'abantu benshi, niganye n'abantu benshi. Kuva igihe banomeye Sylvie, nta muntu n'uyu n'umwe izina nzi ry'umuntu ngo mvuge ngo wenda bamunomye mu rwego rwa ministre, umuyobozi runaka ukomeye, ngo mvuge ngo uriya twariganye. Nk'uko mvuga ni Sylvie, dukorana ikiganiro, ejo nkabona bakunomye, nkavuga nti
ibyo ari byo byose muri ruriya Rwanda, abantu babaye mu Rwanda, abantu bakoreye kiriya gihugu, abo barimu, abo bari mu bucuruzi butandukanye, abo bari mu gipolisi cyo hasi, nawe bamuzamuye nkavuga nti uriya ni umwana w'iwacu. Kubera ko umuntu avuga ati uriya ni umwana w'iwacu, turavukana, twariganye muri primaire. Hari uzi wowe ntujye kubona ukabona amazina yawe bya Mukama, ukabona byuzatse kose. Kuki aba bantu ari bo, aba bantu kuki ari bo baza bugiye mu butegetsi bwo hejuru? Ese mu bo twiganye ni abaswa gusa? Ni abaswa, nta muntu n'umwe ushobora gutsinda. Bikwereka rero niho uhita ushyira vi ku butegetsi bw'akazi. Ahubwo ntuke mu ijambo, ahubwo ujya kumva ngo bazanye umuntu ngo waga hanze, ngo umudamu ngo wigaga ngo mu Busuwisi, ngo wigaga mu Bubiligi, ukumva ngo yabaye minisitiri. Ese mu gihugu nta bantu barimo b'abadamu n'abariya bo muri b'abadepite wenda ngo bafatemo umwe nibura bamugire minisitiri? Icyo nicyo kibazo njyewe nibaza cyo kwibaza ngo ese reba muri parikuru yawe. Ubu njyewe Jean Paul mfite imyaka 43, sinjya nyihisha. Mu buzima bwanjye nabayeho, natangiye politike mfite imyaka 16, 17. Kugeza uyu munsi mu bantu nziranye nabo bakoze politike, nta muntu n'uyu n'umwe ushoboye ku buryo navuga nti banomye umwana twiganye Gisenyi, banomye umwana twiganye nturandamuzi, twiganye kontre niga muri lycée de Kigali. Ntabwo ari ukuvangura amoko cyangwa kuvangura aho abantu baturutse, ariko ni ukubwizanya ukuri kugira ngo buri munyarwanda aho ari yicare asubize amaso inyuma avuga ati you know what, ariko biriya bintu uzi ko bishoboka, kuko ari kwereka ubutegetsi bw'akazu. Par contre niga muri lycée de Kigali, ngewe nabaga mu cyiciro cy'abafrancophonie, hari n'icyiciro cy'abangorofone. Muri abo bangorofone hari abo twabanaga muri za dortoir, abo twasangiraga, hari abo nzi bahawe iyo myanya. Wenda umuntu ushaka kuvuga ati abo ngabo mwariganye, ariko still ni kwa kuvuga ngo ni wa muntu wavuye i Uganda ufite mwene wabo uri hejuru. Nicyo kikwereka ubutegetsi bw'akazu, aho abantu biyubakiraho ubutegetsi ubakomoka. Uratekereza nk'izina rya Nyamvumba, ukajya kubona ukabona abantu 4 bo kwa Nyamvumba bose bafite imyanya ikomeye mu gihugu. Please, urambwira yuko umuntu azaza yicara avuga ngo hariho power sharing? Sylvie, rero dukeneye abo barideri bo kugira ngo bakangure abanyarwanda, babigishe, bababwire yuko ibintu by'akazu. Iyo FPR ikora ibyo ngibyo niyo yaje irwanya Habyarimana ibitubwira, turayishyigikira, turahaguruka dukoma amashyi tuti systeme ya Habyarimana igiye guhinduka. Abashiru bari barigaruriye ubutegetsi, umuntu wese yaratangiye guhindura ururimi, ukajya uvuga uzi ico ndico gamwa kugira ngo wisanishe n'abo bantu. None rero abo bantu bose babaye anyway, so you know what, yararara igisajya ikigande nicyo abantu barimo kwisanisha n'abari ku butegetsi, kugira ngo kubera iki? Kugira ngo barye nabo babone akagati cyangwa se utuvungukira duturutse kuri abo bantu bayoboye igihugu. Uri imbetezi sinzi aho bazazikura kuko ngo barisha ibitiyo, nta nubwo barisha byibura amafurusheti ngo hagire uduca mu myanya y'ifurusheti tugwe hasi. Barisha ibitiyo, ni ukuvuga ngo barisha ibitiyo. Hari umuntu wansije barisha ibitiyo kandi barangiza bagategaho n'ikiganza. Urabona umuntu urisha ikiyiko yarangiza ugategaho n'ikiganza munsi kugira ngo atagira udutakara kagwe kwa Sylvia cyangwa kagwe kwa Jean Paul cyangwa kagwe kwa wundi. Bafata igitiyo bakarya barangiza bagategaho ikiganza munsi. Niko FPR iyoboye igihugu. Iyo rero nta gusangira ibyiza by'igihugu, nubwo waba ufite ibifaru bingana iki, nubwo waba ufite imbunda zingana iki, ntabwo uzabasha kurinda igihugu. Uzafungirana abantu, uzababuza kuvuga umwaka umwe, imyaka 10, imyaka 30, ariko fin de fin, amaherezo uzabona yuko urimo wubakiye ku musenyi. Bya bintu wubatse byose bazabisenya, bazabirimbagura. Ntabwo ari ukwikoma abantu baturutse hanze. Nongeye mbisubiremo, ni ukwerekana la reality, ni ukwerekana uko igihugu cyacu kiyobowe, no kugira ngo nabo
ntugire ngo ibi ngibi ndimo kuvuga ni ibintu nabo bibafitiye akamaro, kuko ntabwo bishimiye kuba abantu barya bakiharira iyo myanya ya za Rwandair, ya za MTN, ziriya sosiyete zose zikomeye mu gihugu, hanyuma abandi bagenzi babo bari hariya bategereje bababona barya, bo nta kintu barimo kurya. Baba babizi neza yuko amaherezo bizabagaruka, baba babizi neza yuko ba bantu bazageraho bakavuga bati tugiye kwicwa n'inzara, hari abandi barimo kurya, byanze bikunze hagomba kubaho ubutabera, natwe tukegera ameza. Nibyo nkunganiye gatoya tukarangiza tukaba tuvuye wenda kuri iyo ngingo. Ushobora gutanga ingero, tuvuge nk'umwana, urabona muri Afurika nyine haba hari ibipangu, mu Rwanda hari igipangu nyine abantu barya, ariko ku irembo hicaye umuntu usabiriza, cyangwa se umwana mayibobo. Iyo yose mayibobo ibireba wa mwana usohokamo mu modoka agize gute, ni ukuvuga ngo ya mayibobo aho buzakira, aho izakurira byose izashaka kwihorera, cyangwa se itangire igira ishyari. Ni naho havuye muri jenoside, warabonye ukuntu mayibobo zahise zifata imbunda, zifata n'ubuhiri, kugira ngo noneho zikinjira no mu gipangu, atari ukuvuga ngo zigiye kwica umututsi cyangwa zigiye kwica umuhutu utegetswe, ahubwo zigiye kwisahurira. Nyinshi zagezaga zigiye kwisahurira, zivuga ziti baratwimye, reka tugende natwe tubone icyo kurya. Abenshi bakinjiramo bakica abantu nyine bamwe, abandi bakisahurira gusa bakigendera. Kubera iki? Kubera ryasumbana riba riri mu buyobozi, riba riri mu gihugu. Bamwe barya abandi batarya, bamwe biga abandi batiga, bamwe babyibuha abandi bananuka. Urumva hari ikintu njya mbona cy'uko muri Afurika turi kizukuru dutekereza, baraga cyane n'ubundi bakicwa n'ibiryo. Abenshi bitwa n'amadiyabete na za hypertension, akagira imyaka 60 rwose atakibasha guhaguruka, kandi yaranze guha kuri wa uri nawe wishwe n'inzara, mu byagashingura abana be kubera inzara. Urumva afite muri Afurika hakenewe abarideri, katuvuge mu Rwanda niho iwacu, bashyiraho munzani hagati, bashyiraho umunzani bwa busumbane. Yego nyine abantu ntibashobora kunganya ubukire ku isi yose uko bimeze, ariko nibura bakagera aho bahurira. Umuntu yaba ari umukire akamenya ko umukene nawe aba akeneye kurya 2 ku munsi nibura, akaba akeneye kurya 2 ku munsi nibura, cyangwa se akarya, cyangwa se akumva ko umwana w'umugore biganye muri primaire nawe akeneye kwiga, akamutekereza akavuga ati mukamana twiganye ubu ngubu amerewe wate, afite abana bangana nk'abanjye, abana bese bariga, akamutekerezaho gutyo. Ariko kwikubira nyine nibyo tugomba gushaka uburyo tubica, igihugu kikaba kiyobowe n'abantu batekereza ku gihugu, badatekereza ku nda zabo cyangwa se ku nda z'abana babo gusa. Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Nagira ngo nanone nkubaze ku ngingo imazeho iminsi, hari yo muri Sena, abasenateri baherutse kwimikwa, harimo uwitwa Yvonne Uwizeyimana bari barashyize muri puberi, basubirayo kumutoragura. Hari umukobwa uba kuri Facebook witwa Louise Uwacu, ndamukunda cyane, ndamushuje nazo mu kiganiro. Yaravuze ngo bagiye muri takataka, ngo wefere yagiye muri takataka ngo gukuramo ngo ibyo yari yarataye. Nanjye rero navuze yasubiye mu iyarara gushakamo umuntu. Biriya bintu wabibonye ute, ubivugaho iki? Ngewe nabonye ko harimo ibintu byo FPR irananiwe. Iyo umuntu agiye gusubira mu iyarara ukarya warangiza ukazagira oburije yo gusubira muri puberi gushakamo ibyo wamenyemo, ni ukuvuga ko uba ugeze kure. Wowe rero nagira ngo tubwire abanyarwanda uko ubibona, icyo ubyumvaho, impamvu nuko bizarangira, niba hari uko ubibona. Urakoze Sylvie, urakoze kuri icyo kibazo cy'abasenateri. Erega ikibazo ni n'ibyo twahoze tuvuga mu kanya.
nabo bavuga Evode ko bajya kumuraruza muri puberi nta n'icyo baba babeshyeho kubera ko nawe yarabyivugiye aravuze ati abanyamakuru bamubaje bati se dufate Evode wuhe Evode wavugaga amagambo nk'ayo wavugaga na Evode w'uyu munsi dufate nde aravuga ati nimujya gushakira Evode wo muri puberi ubwo nyine muzakurayo Evode wo muri puberi nawe arabyumva nyine arabizi ko hari Evode wo muri puberi na Evode wo yikarifiya uwo ari we ibyo ngibyo ntabwo baba bamututse ntabwo baba batukanye ariko ikibazo ni no kureba sisitemu ubundi y'abasenateri abasenateri bamaze iki kuko sena nk'urwego rukuru rushinzwe gushyiraho amategeko no kugenzura guverinoma nyuma y'inteko ishinga amategeko uribaza uti ubundi Evode ugiyemo azaba agiye guhindura iki reka guca mu ijambo niba ubizi basobanurira abanyarwanda sena ari iki kuko burya muri Afurika ntago dusobanurira ntago abantu bazi ibintu burya inzego z'ubutegetsi ntago abanyarwanda bazizi rwose nanjye hari aho ngira bikancanga si inteko ishinga amategeko sena nimeze gute na gute sena ishinzwe iki inteko ishinga amategeko ikora iki guverinoma ikora iki niba ushobora gufata nk'iminota 2-3 ukabisobanurira sena ni iki igizwe n'abandi urakoze ubundi ni n'ikibazo kuko n'ubu tubyita sena ntabwo turabona ururimi rwiza rw'ikinyarwanda rwo kuvuga ko wenda ngo tuyite nk'uko mu nteko bayita inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ari bo badepite ubundi mu nteko ishinga amategeko habamwo ibyiciro bibiri ari cyo cyiciro nyine kigizwe n'abadepite hakaba n'icyiciro cya sena icyiciro cy'abadepite ni icyiciro kigizwe n'abantu navuga ko biga amategeko bakayiga nko ku rwego rwa mbere rw'ibanze iyo barangije kwiga imishinga y'amategeko hari imishinga amategeko bayohereza muri sena rero navuga ko rwo rwego rukuru rwisumbuye rugenzura rukareba neza niba ya mategeko abadepite batoye bashobora yarakurikije ibyangombwa byose kugira ngo itegeko ryemejwe ritorwe risohoke mu igazeti ya leta n'ibindi hari amategeko bemeza hanyuma bajya gutora bagatorera hamwe ariko sitiri burya iyo inteko ishinga amategeko iri kumwe na sena urwego rw'inteko ishinga amategeko ni rwo ruyobora ibyo biganiro byose baba barimo gukora urwego rw'abadepite hanyuma rero urwego rwa sena rwo rukagenzura rukamenya ngo ese ibi inteko ishinga amategeko yakoze koko birakwiye byujuje ubuziranenge byujuje amategeko noneho sena ijyamo abasenateri abari mu nteko ishinga amategeko bitwa abadepite abari mu rwego rwa sena bakitwa abasenateri abo basenateri rero batorwa ugiye kureba ni nk'uko abadepite batorwa hari abava mu mashyaka hari abava mu byiciro bitandukanye by'ubumenyi abanyarwanda barimo navuga nk'icyiciro cya za universite za kaminuza z'u Rwanda donc icyiciro gihagarariye abarimu hakaba n'abo perezida wa repubulika ashyiraho bariya bane batowe ubushize bari muri icyo cyiciro donc itegeko nshinga ryacu ryemera perezida wa repubulika kugira umubare runaka ndumva uyu munsi ari abasenateri 4 ahari yemerewe 4 cyangwa 6 yemerewe kuba yanoma muri sena ariko nabwo itegeko rimuha uburyo abikora ntabwo ari ukunoma gusa afite ibyo agenderaho cyane cyane ibyiciro by'abanyarwanda nubwo bahakana bya bindi bigaruka abahutu abatwa n'abatutsi byanze bikunze biragaruka perezida wa repubulika nyine itegeko nshinga rimwemera ko mu bushishozi bwe agomba kwibanda kuri ibyo bice abanyarwanda baherereye aha niyo mpamvu yashyizemo umutwa aha nubwo adahari bwose ariko niyo mpamvu bavuze bati dushyireho umutwa mu hutu n'abatutsi
nabyumvise. Okay, Voilà. Ndaza kumugarukaho uwo mutwe gatoya mfiteho kantuza gatoya. Ndumva mu byo nibuka, mu byo amategeko y'u Rwanda, mu byo nabayemo mu Rwanda, ni ibyo ngibyo. Ubwo n'uwashaka yakomeza agasoma kugira ngo yongereho akomplete kuri ibyo ngibyo nari mvuze, cyangwa se akosore wenda aho naba nibeshye. Noneho rero wavuga gute vode n'abasenateri, ngewe nta nubwo ndi buvuge kuri vode cyane, Sylvie. Ngewe ndashaka kwibanda kuri senateri Dusingizemungu Jean Pierre. Uriya wayoboraga Ibuka nyine, cyangwa se n'ukiyobora simbizi, nawe bagize umusenateri, barahiriye rimwe na Evode. Uriya mugabo nibyo nari maze kuvuga ko perezida areba mu bice by'abanyarwanda, ariko still bimeze nk'ibintu byo gutanga ruswa, kuko urumva tumuvuyeho, urabizi ko mbere ye hari harimo senateri Mugesera Antoine, nawe wayoboraga Ibuka. Muri uko kuyobora Ibuka ni association y'abacitse ku icumu. Muri uko kuyobora Ibuka hari za deals cyangwa se imishinga imwe n'imwe abo bagabo bagenda bakorana na FPR, bakirengagiza guharanira inyungu z'abacitse ku icumu, bakajya guharanira inyungu za leta, ari nabyo bibahesha uburenganzira bwo kugira ngo bajye kuri iyo myanya yo muri Sena. Kuko iyo uje ukaza guhangana na FPR ntabwo uzigera ubona umwanya wa senateri. Nibyo nahoze mvuga ngo mu Rwanda hari groupe y'abasopeka, n'ubushize narabivuze tuganira na Himana kuri televiziyo Isi n'Ijuru, televiziyo y'Isi n'Ijuru. Ndavuga ntanga urugero, ndavuga nti uriya wo muri PSD, uyu wagiye muri minisiteri, ni nkaho yayoboye minisiteri zose zibaho n'uyu munsi aracyahari, Biruta. Ubu ngubu niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ndavuga nti uriya ni umusopeka, ariko ameze nka ba bandi b'Abayahudi basubiraga inyuma bakajya kugambanira bene wabo. Uriya ni umusopeka wasubiye inyuma agambanira bene wabo, agambanira bagenzi be, kuko imyanya yose abona ayibona kubera yuko yakomeye amashyi FPR. Ni kimwe rero n'aba basenateri ba Dusingizemungu, ba Mugesera buriya afite abana benshi b'Abatutsi bagiye barengana ku ngoma ye. Naguha urugero, reka nguhe urugero, nitangeho urugero, abandi wenda mbihorere. Niyamamaza mu matora ya perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2005, pa perezida wa Repubulika, abadepite, ko niyamamaje kuba depite, kandida libre, kandida wigenga muri ayo matora. Ku musozi wacu nari mpafite popularite nyinshi cyane, nyinshi cyane, ariko kubera ko hari hatuye abaresikape benshi, bazanye Mugesera nk'uwari uhagarariye Ibuka, bazana Ibingira, baza just ari ngewe baje kuviza muri iyo nama. Uratekerezaho Mugesera ahaguruka agafata ijambo, kubera ko nari namaze kumenya iby'iyo nama ya Ibingira ko bitari bungwe neza. Umuntu umwe yaramburiye arambwira ati iyo nama ntuyijyemo, kandi bari baduhamagaje rwose twese abatuye aho ngaho kugira ngo baze juste kunyimiriya imbere y'abantu ba famiye banshyigikiye, bazantora, bazagira gute. Mugesera araza aravuga ati ariko nk'uwo nguwo Jean Paul mwiruka inyuma azabamarira iki? Urumva umuntu w'umusaza nari niringiye nizeye, mvuga nti uriya ni umuntu rwose wavuganira abantu, warengera abantu, wakwitabaza. Ibi ngibi ntangiye kugenda mbisobanukirwaho bice Kizito ejo bundi. Wakwitabaza igihe uhuye n'ibibazo, igihe IFPR ubona yaturiye, IFPR irimo kutwica, mu gihe wahura n'ikibazo hari abantu babwiraga bati wajya kuganyira Mugesera ukajya kumubwira ko FPR kumereye nabi, buriya aravuga ari muri neke ya FPR, hari icyo yakumarira. Aje kuvuga iyo disikuru, ni ukuri ko imasi nkubeshya, ntabwo kugeza n'uyu munsi ndayitandukanya na disikuru ya Mugesera. Bazi nawe bazi nawe
umwe wo muri wavuze ngo Kibirira hano. abatutsi bazabajyane babajugunye muri Nyabarongo basubira Abisiniya aho baturutse. Ntabwo mbitandukanya kuko uwo muntu ni nkaho yarantanze, yaragutanze byarangiye ahubwo byari byarangiye. Ibingira arahaguruka, kwa kundi ahaguruka azunguza urutoki ngo ariko ubundi ngo ari he, ngo ari he, ngo arazenguruka mu bantu agenda azunguza urutoki. Marerezuma cyangwa se erezuma, kuko nari naburiwe, ntabwo iyo nama nari nyirimo. Akajya agenda, abavandimwe abari bahari, inshuti nibo baje bambwira bati wagize neza ko utaje muri iyo nama, baba baguhitanye cyangwa se baba bagutwaye ahantu n'ubu tukaba tutakubona. Ako ni akantu gato. Baga umuntu ugira popularite cyane, FPR yanga umuntu ugira popularite kubera ko ndimo kwiyamamaza mpanganye nabo. Icyo gihe twari turi muri kampanye y'amatora, icyo gihe nari umukandida, urumva. Ntabwo rero ushobora kumbwira yuko uwo Mugesera akoze ibyo. Urumva iyo menasi ni nako amenasa n'abandi. Hari abatutsi benshi, abo bana ubwo ndimo ndibanda kuri icyo gice kuko nicyo yarahagarariye. Njye navuze ko ndibuvuge kuri uwo musenateri, abo baturuka mu bacitse ku icumu. Nk'uwo Mugesera ahembwe, birarangiye, uzambwira ngo ari mu cyiciro cy'abasopecya. Ari mu cyiciro cy'abasopecya, si kimumariye iki? Birarangiye, abamariye iki se? Ahawe kuba senateri, aragiye yicayemo, azakora iki se? Muri sena azafasha iki abo bacitse ku icumu yitwa ko abeshya ko ahagarariye? Azakora iki iruhande rwa Tito Rutaremara, iyo sena yicayemo? Azakora iki iruhande rwa Kirizoroge Karangwa? Azakora iki iruhande rwa Barikana? Abo bose ni abantu bicaye muri ya sena bameze nk'ibishyitsi byicayemo, bategereje umuntu wese uje swati ujya mu ruhande rwabo, swati bakakwera imina. Nguko ngabo basenateri. Uwo Dusingize Mungu rero nawe ntabwo amateka ye yoroshye. Urabizi niwe wagiye kuri radiyo mbere ya Bakabarebe Juste n'ubundi abo basirikare, aravuga ati izo mpunzi aho ziri hose muzihiga. Abayahudi bafite uko babigenza, mubahige, mubahabure. Abo mudashoboye guhabura, n'ubundi buryo bwose mushoboye muzakoresha, muzabukoresha. Bwakoreshwa kugira ngo abo bantu bari hanze bahigwe, izo mpunzi zihigwe. Uwo muntu niwe bafashe, bamuhembye kuba senateri. Azajya gukora iki? Azafasha iki abo bantu bacitse ku icumu? Nta na kimwe, usibye gukomeza kubakandamiza no kubarenganya. Rero pour conclure, ndangiza ingingo yanjye, hari abantu bajya bibeshya yuko ngo njya mbibona kenshi ku mbuga. Sylvie, nkunze kubibona abantu benshi bikomye vode bati mu bwoko bw'abahutu ni kubera iki aribo bantu bajya gukorana na leta bagasubira inyuma bakajya kugambanira bene wabo, kugambanira ubwoko bwabo. Mvuze kuri uwo nguwo kugira ngo nerekane ko no mu bwoko bw'abatutsi harimo abantu bameze gutyo. Nereka abanyarwanda yuko ntacyo bimaze kwitwa umututsi, ntacyo bimaze kwitwa umuhutu. Kwibumbira muri ibuka ntacyo bizagufasha mu gihe utari wasobanukirwa n'uburenganzira bwawe. Kumenya ko Evode ari umuhutu ufite amazuru manini ntacyo bizagufasha. Evode yicaye hariya muri sena, ntacyo we muturage bizakumarira. Ikizakugirira akamaro ni ukumenya uburenganzira bwawe, ukamenya no kubuharanira. Abo batutsi impamvu bagambana ntibimenyekane ngo bivugwe, nuko n'ubundi abantu benshi bavuga bati ubutegetsi n'ubw'abatutsi, ubwo ntabwo ari ubugambanyi. Kuri njyewe no ku muturage wundi usanzwe ni ubugambanyi bukomeye, kubera ko ntacyo uriya muntu, ntacyo Mugesera yamariye, ntacyo Dusingize Mungu azamarira, nta n'icyo azamarira n'abo banyarwanda bandi yitwa ko ngo aturutsemo, yitwa ngo bafashe, agiye guhagarara mu cyiciro cyabo, muri bya byiciro perezida wa repubulika afite guhitamo. Iyo aba yazamukaga avuga ati koko aragiye, nagera no hejuru azavuganira abantu, aho umuntu wenda yavuga yuko atari ubugambanyi. Ariko Mugesera se yamaze, ubu wambwira ikintu Mugesera niba baramuhisemo koko nk'umuntu wari uvuye muri ibuka, wavuganiraga abacitse ku icumu, ni iki kintu yamariye abo banyarwanda, usibye kumubona nka figiri iri hariya yaserivye FPR kurenza uko yaserivye abo bamwitirira baturukamo. Ntabwo rero kugira ngo ndangize iyi ngingo, ntabwo kuba Evode
yaragiye mu Rwanda bakamuha umwanya, luck to him, chance kuri we, ni amahirwe kuri we, nagende yibereho we n'umuryango we, ariko Sylvie ntacyo uzabyungukiramo, Jean Paul ntacyo nzabyungukiramo, n'undi wese nta kintu azabyungukiramo. Aussi longtemps tugifite systeme ya FPR iteye kuriya, aho itanga ruswa ikabaha imyanya kugira ngo baze bayikorere, nta kintu tuzunguka muri iyo myanya abo bantu baba batorewe. Cya kabiri, FPR irenganya umututsi nk'uko irenganya umuhutu. Niba abantu benshi bavuga batari ko kubera iki FPR ikanira urubakwiye cyane abatutsi, njya mbyumva abantu bakavuga bati Deo Mushayidi arafunze, yakatiwe burundu, Ingabire bamukatiye imyaka ingahe, mu gihe kimaze imyaka 8 none baramufunguye, ni umuhutukazi. Hano turimo turabwizanya nk'abanyarwanda, none buriya Kagame rwose areba neza akajisho ko mu bana abahutu kuko aribo benshi, kuko aribo bamutora, abatutsi bakanira urubakwiye. Nukwibeshya kubera ko abo bahutu ubona ni agace gatoya, abahutu benshi nta chance bagira kugaragara, bakubitira amafuni iyo ngiyo, babicira iyo ngiyo, ntago bafungwa, ntago bagira amahirwe yo kujya muri prison, babicira iyo. Uriya ni nka 1% mu baba barokotse, mu baba babonetse bagaragaye, abandi babicira hirya kure, nta nubavugira, nta numenya ko babayeho. Impamvu rero abatutsi bo ibyabo bitagaragara cyane nuko uwo bafashe ibyo bihita bimenyekana uwo munsi, ibyo birara bimenyekanye, ntago bamukubitira ifuni iyo ngiyo hirya. Uwo barashe baramuhiga bakagenda akamutega, barugambagireho nari niko babarasha amasasu, bariya batutsi bakomeye bamwica ku manywa y'ihanga ku mugaragaro kugira ngo nyine babigaragaze. Ariko abahutu benshi bapfira ahantu hatagaragara. Ntabwo rero Kagame areba neza ubwoko ngo bw'abahutu kuko aribo benshi, ahubwo yarabamaze abica mu cyahenge, akabicira kure, akabafungira iyo ngiyo muri za safe house aho batazi, abamenyekana ni igice kimwe. Reka tureke kunyagiranwa n'abandi ngo twebwe twaboze, ngo abahutu ngo bo barabashima, ngo hanyuma ngo abatutsi ngo nabo ngo Kagame bareba neza. No way. Kuri Kagame umuhutu, umututsi, ubucyuri cyo cyose, kuva agusanze mu nzira ye araguhitana, atitaye kureba icyo uri cyo nubwo waba waraturutse hehe, nubwo waba uri iki, araguhitana. Igikuru rero nuko abanyarwanda tukwiye gushyira hamwe Sylvie, tukamenya yuko uko iriya ngoma iteye ikwiye kumanuka. Abanyarwanda akaba twe tuyiha condition z'imiyoborere, nuko igomba gutegeka, nuko igomba kubana n'abanyarwanda. Reka ndangirize ku musenateri w'umutwa abantu baguze kuvuga kugeza n'izi saha sinamenya niba ari umutwakazi nkuko babivuga, ariko reka naswiminge, reka nemeze ko ari we, ko ari umutwa. Icyo gihe nkiba mu Rwanda nigeze hari undi mutwa mugenzi wenda bivuga ko ari umutwa kuko yabinyibwiriye, witwa Zephirine yasimbuye. Twigeze kuva mu nama, urumva nabaga muri njyanama y'umujyi wa Kigali, bajyaga baduha za invitation tukajya mu nama mu Rugwiro. Noneho mvuye mu nama, hari ahantu hirya kure twabaga twasize imodoka njya kuyifata. Uwo Zephirine nta modoka yagiraga, yari akuriye, hari association y'abatwa yari ayoboye. Noneho ngeze hariya kuri Sopika Jistoma munsi ya Sopetrade, hariya munsi ya station, mubona ari mu nzira ateze lift. Ndahagarara ko nari muzi, twajyaga dukorana amanama inshuro nyinshi, afite umuzingo w'igitabo kinini cyane. Uwo Zephirine niba nanyumva azabyibuka, ntabwo ari ibintu mpimba. Aranganiriza ambwa ati Jean Paul, ati ubu dufite ikibazo cyane. We ntiyabihishaga, ati abatwara kuki abatutsi mufata ubu, ejo bundi bwari ubutegetsi bw'abahutu bavuyeho, none hagiyeho ubutegetsi bw'abatutsi bavuye, aho twebwe tuzagerwaho ryari? Rwose ntiyabihishaga. Atari ko se kuki muhora mwumva ko abatutsi ari bo bayobora, abatwa twebwe tuzayobora ryari? Erezumake sinzi uko byagenze. Nyuma y'uko mvuye mu Rwanda nagiye kumva nyine numva Zephirine yabaye umusenateri, bamuzamuye aba umusenateri. Ariko ikintu nibaza, ari nacyo nibaza kuri abo basenateri bandi, Zephirine ngewe namubonaga nk'umuntu ukorera
ubwoko bwe nk'uko nabivuga abatwa cyane kurenza yarabaye senateri, kuko kuva yakwicara muri iyo ntebe ya sena, Zephirine si Zephirine wa wundi tuzahura nk'uko Nkasabera itagenda nsobanura, yari afite ibitabo icyo gihe, yanyeretse ibitabo nka 3, ampamo igitabo kimwe atugenda ugisome, umenye amateka y'abatwa, umenye ukuntu abasangwabutaka twabayeho, umenye ukuntu mwaje mudusanga muri iki gihugu. Icyo gitabo arakimpa, aransobanura, afite n'izindi nyandiko nyinshi, ati noneho aho uzajya ujye utuvuganira, ati wa mwana we rwose ndagusabye, ati ujye utuvuganira. Urumva njye namubonaga nk'umuntu noneho ukorera ubwoko bwe cyane kurenza yicaye muri iyo ntebe. Ariko Zephirine ubu ngubu niba nyumva ni icyo avuyeyo amariye bagenzi be, ni irihe tegeko se yahitishije rifasha abasangwabutaka bagenzi be? Uyu mugenzi we se umusimbuye rwose uzajya kwicarana na Tito, akicarana na Karangwa Kirizoroge, akicarana na Dusingize Mungu, akicarana na Evode, harya azamarira iki ubwoko bwe? Reka nsoreze aha ngaha, narondorwa ariko byari ni ingingo ifashe ku miyoborere n'imitegekere y'Abanyarwanda. Ubwo nako ko ni agace gatoya nganirije Abanyarwanda, kuko navugaho byinshi cyane ku byerekeranye n'imitegekere FPR, systeme electorale, uburyo abantu batorwa, uburyo n'ibyo ngibyo uba wumva ngo bafashe mu byiciro byose, abantu uburyo baba bagiye gutonda umurongo kwa Ngarambe, ka gasaza kari hariya muri secretary FPR, kugira ngo babahe iyo myanya bakagambanira bene wabo, bakagira bati buriya baguha umwanya w'amakoza amafuti menshi, ku buryo na sosiyete nyarwanda rwose nta kintu ibyungukiramo. Urakoze cyane. Nta kibazo rwose, tuzakora ibiganiro byinshi kuko ntaho tugiye se, tuzakora ibiganiro byinshi dukangurire Abanyarwanda, dusobanure. Naho ubundi ibyo kuvuga ibyo reka nkunganire, urabona mu Rwanda umuntu aba ari umukene, aba ari inzara, n'uwo mutwa aba ari umukene, noneho yabona ubuyobozi, yabona amafaranga ahembwa, bamuhemwe menshi, bakayamuhemba ariko banamuha kondisiyo z'uburyo agomba kwitwara, ibyo agomba kuvuga. Urumva rero nawe yabonye umukate uhagije ntabwo yawitesha. Hari ikiganiro cyo gukora n'umuhungu witwa Jean Ndahimana, dusobanura ukuntu ubutaha Abanyarwanda bajya bareba abayobozi bagakora kuko bashoboye kose mu bayobozi, bagashaka abayobozi batari abanebwe cyangwa se bifashishe, kuko umuyobozi yari umunebwe ariba cyangwa se ukaba wamukoresha icyo ushatse, nibwo washukisha nyine umodoka, nibwo washukisha inzu. Urumva umuyobozi utari umunebwe cyangwa se udakennye cyane, umuntu ashobora kuba ari umukene ariko ari n'inyangamugayo, ataniba, agakira kubera ko yakoze yafatanyije n'abaturage. Ziriya modoka babaha ngo zitwa mpatswe n'umugabo, niko babyita. Hari umuntu nzi witwa ko sorry ambabarire, ariko uko Abanyarwanda bazita. Okay, ubwo rero nibyo nyine. Urumva uwo mutwa nibagezemo yakuriye mu butindi, reka no kuba dukuriye mu bukene nabwo ni ikibazo. Umwana akurira mu bukene yagira Imana akazamuka akiga cyangwa se akagira gute, ni nka wa mwana warwaye bwake, iyo umuhaye ibiryo ararurumba, ntabwo ashaka gusangira n'undi. Reka tukirangize rwose. Urakoze cyane ku bisobanuro utanze, tuguma tubiganiraho gahoro gahoro, kuko ni byinshi cyane u Rwanda rukeneye kuganirwaho cyane. Urubyiruko rukeneye ibisobanuro ku ngingo nyinshi cyane zinyuranye. Rwose ni ukujya ahubwo shishikariza abantu batinyuke baze tuvuge, cyane cyane abantu twari dukuze biriya bintu biba cyane kane, nkatwe nka generasiyo yacu. Ndakuruta ariko ntabwo ari cyane, ndakurusha imyaka 3. Ubwo rero urumva ko twakuriye mu bintu bimwe, mbese tubiganireho, bafungura ama YouTube channel menshi rwose, nta kibazo pe. Tujye tuganira duhana ibitekerezo, ibyo tuganiye nawe ushyire ku yawe, nawe mbishyire ku yanjye, ndabishyire ku ye, gutyo abantu banyuranye benshi cyane babashe kubageraho. Ubwo rero reka tuvuge ku ngingo ya nyuma, wera two kwitindaho cyane isoza, ni yuko igihugu nta perezida gifite. Ngenda bishimangira, navuze ko nanabisinyira ko kitayobowe, nta perezida gifite. Gifite abayobozi wenda n'abategetsi, ariko perezida wa repubulika ntawe. Perezida wa repubulika ubushize navuze mu kiganiro mvuga ko nituvuga perezida wa repubulika ntitukumve Kagame, kuko urabona mu Rwanda kubera kuyoborwa n'igitugu, perezida
bamusanisha n'igihugu nk'aho igihugu ari icekwa ari igihugu ari icya perezida noneho umuntu yavuga ngo perezida wa repubulika ntawe uhari uyoboye bagahita bumva Kagame urumva ubwo rero ngewe nkavuga nti hari ibimenyetso byerekana ko igihugu kidafite perezida wa repubulika. Kagame wenda ahari yapfuye atapfuye niba ari muri koma niba agize gute ariko ni Kagame nk'umuntu uri muri koma ariko perezida wa repubulika uyu muyobozi w'igihugu ntawe ngenda bishimangira ko ntawe. Wowe rero sinzi icyo ubivugaho, ntabwo nagira ngo numve aho uhagaze ukurikije ibivugwa ibyo Padiri Thomas Nahimana avuga n'abandi bose bavuga n'amavideo ubona n'udufoto byose. Wowe ubona igihugu cyifite perezida wa repubulika? Urakoze cyane. Igihugu cyacu cy'u Rwanda nta perezida wa repubulika uhari, ntawe uhari rwose, ntawe uhari. Ibyo tubona ni video n'amafoto mahimbano. Kintangaza nuko noneho n'umugore we first lady cyangwa se umugore wa perezida nawe yaburiwe irengero. Uwo mudamu turabizi neza ko afite ibintu byinshi ayoboye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ayoboye Imbuto Foundation. Dukunze kubona abagore b'abaperezida mu bihe nk'ibi by'amage, mu bihe nk'ibi bikomeye isi yose irimo, begera abantu bakabahumuriza bakababwira bati turi kumwe. Ntabwo rero nibaza ukuntu umugore wa perezida wa repubulika Jeannette akaburana n'umugabo we niwe wabanje kubura. Tugatekereza ko byibura wenda hari igihe azaboneka umukobwa wabo wabyaye, babonye umwuzukuru, ni byiza. Batwereka ifoto ya perezida Kagame. Ngewe naranabaje ariko se perezida Kagame ajya gusura umwuzukuru asize umugore we, gute bagenda insigane bagiye gusura umwuzukuru wabo, bagiye gutanga ibihembo mu muryango wabo? Ibi bintu ntabwo byumvikana, ni ibintu bidasobanutse. Icya kabiri ni ukuntu ibintu Nahimana nawe uvuga ibintu mvuga, ibintu n'abandi bavuga, na Muse Twagiramungu maze iminsi numva bivuga, ni byiza. Ni akantu simple perezida wa repubulika asanzwe anakora. Muribuka igihe bwa mbere bavuga ko Kagame yapfuye, habayeho abakongomani bakajya mu muhanda bagasasa imyenda mu nzira bakabyina bakishima, igoma induru zikavuga. Babaga n'intama zose zari ziri babaga n'intama. Abanyarwanda bura nabo barishimye, nuko burya abanyarwanda kwerekana uko dutekereza kenshi tubyerekana mu mitima yacu. Kagame igitaramo cya mbere cyabaye muri Serena Hotel niwe wagiye kwifungura, ajya kwiyerekana, arabyina n'umugore we, babyina nk'iminota 5 barataha. Ariko bwari uburyo bwibura bwo kwereka abantu ko Kagame ahari, kandi icyo gihuha ni demayize zari zagikereye. None ubu ngubu bahuye n'ikibazo, si demayize zazanye ibyo bintu. Abanyarwanda turimo turamusaba tuti no, ntabwo bikugoye, manuka ugende ujye kuri gare, uhagarare mu modoka hariya hejuru ya imodoka yawe, uhagararemwo, uzamura akaboko, upepera abantu bakubone. Nurangiza wongere wisubire mu modoka yawe ugende. Jya ku isoko sahara, muri public tukubone, jya kuri stade abanyarwanda bakubone, bagusuhuze, bagira amahoro, bavuga ati perezida wacu nguyu arahari. Ibyo ntibyabaye. Noneho hakaza umuntu umbwira ngo Kagame arahari, ngo nuko mwebwe ngo ibyo muvuga ngo ntago mubizi, ngo mwese ngo ibimenyetso mufite nibi. C'est simple no? Kujya kuri stade ukavuga uti Kagame ndahari, kujya ku isoko ugasuhuza abantu, icyo kintu kigoyemo ni ikihe? Icyo kintu kigoyemo Sylvie ni ikihe ku buryo barangiza bakatuzanira ngo yakoranye meeting ngo kuri video call ngo n'abategetsi, ngo se ngo yajya kubeshya abategetsi? Ibyo ngibyo se tuzi abaperezida benshi bapfuye bakamara amezi n'amezi batiyerekana. Ahubwo nibura niba bakoraga video bakayohereza ku ma WhatsApp nahe hose itaciye kuri YouTube. Kuri YouTube ushyiraho ikiganiro, ugashyiraho video, ukazeditinga, ukazikoresha. Oya niyo bazohereza kuri WhatsApp nye sinzayemera. Bazatwereke perezida wacu ari perezida ko ubundi yagendaga akiyamamaza. Ubu se afite ubwoba bwa COVID
kurenza ko batweretse ko ejo bundi yari muri sena noneho ubwo afite ubwoba bwayo. Ubu se Trump ko ari mu matora yiyamamaza azenguruka igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yapfushije abantu benshi ku isi kurusha abandi, akaba yari yifite covid nyinshi. Kuki perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adafite ubwoba? Kagame uyobora ka kilometero 28 niwe ufite ubwoba kurenza abandi. Hirya ye mu burengerazuba Magufuli ntirwa azenguruka mu baturage, mu majyepfo mu Burundi Evariste ntirwa azenguruka mu baturage, Museveni ntitwirwa tumubona mu majyaruguru. Hanyuma se mu burasirazuba ejo bundi Kisekedi ntiyari mu nama n'Igoma bakamutumira agakwepa akarirya indimi bakabeshya bakaturindagiza ngo Kagame ngo bifuje ko inama ibera ku mirongo ya interineti. Niba twereke perezida hanyuma duceceke ikibazo kiri kandi nyewe nta nubwo bizantera ipfunwe bwo kuvuga ngo okay perezida arahari, kuko ni duruwa yanjye nk'umusitoye nk'umunyarwanda yo kubaza nti perezida wa repubulika hari ibyemezo birimo gufatwa mbona perezida wa repubulika adahari, none ndamushaka kugira ngo umenye kuko ari urimo gufata ibyemezo. Niba hari n'abantu bakoze kudeta bakamukuraho menye ko hari abantu bishe itegeko nshinga bagakora kudeta bagakuraho perezida wa repubulika, ubu bakaba barimo kumufatira ibyemezo. Ibyo rero mu gihe bitabaye bamenye neza ko abarimo gukora ibyo bintu barimo gukora ibitandukanye n'iby'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu bitubwira. To utari yaba njyewe yaba bajye bigira ku mateka, bajye barebe ukuntu isi yose ubu ngubu ikurikirana abantu bakoze ibyaha mu Rwanda kugera ku munsi kugera ku wa nyuma bizakomeza ntibizahagarara. Nabo rero ibi bintu byose birimo gukorwa, niba bemeye kwirengera ibyo bintu bakafata perezida bakamwica cyangwa se bakamufunga cyangwa se I don't know ibyo bamukoresheje, bakaba bakomeje kutwereka za video na zaki, yaba atari njyewe yaba n'umwana wanjye, amateka azabibabaza, isi yose izabibabaza ibi bintu barimo gukora. Bazabazwa uwo perezida, babazwe n'ibyemezo barimo gukora, ndetse we n'amakosa yose Kagame yakoze azabajya ku mutwe kuko ubu bemeye kumusimbura. Urakoze Sylvie. Nibyo rwose nanjye reka ikiraga kiregeshwa kanjye rwose perezida ntawe rwose ntawe uhari, Kagame ntawe ahari ubwo ni famiye nihazi, ahubwo ngewe nisabira abantu famiye ye rwose ivugisha ukuri, niba arwaye tuzamuherekeze napfa, niba yarapfuye tumushyingure rwose tumuhe icyubahiro. Nubwo yakoze amakosa ariko Kagame ntabwo yagombye kuzimira kuriya cyangwa se ngo birangire. Tugomba kumushyingura tukavuga hariya hashyinguye perezida wa repubulika y'u Rwanda, n'amafoto ye akazajya muri inama muri parlement bashyiramo amafoto y'abantu uko bagiye bakurikirana abaperezida. Ifoto ye nayo igomba kumanikwa rwose, nubwo yakosheje ariko yabaye perezida wa repubulika y'u Rwanda n'amateka. Habyarimana ko yagiye bikurikirana, ngewe nijya mu bayobozi icyo kintu nzagiharanira rwose, ko uko bagiye bakurikirana mu buyobozi amafoto ye bagomba gukurikirana, abana bakaba bazi ngo perezida uyu yayoboye imyaka iyi n'iyi, uwayoboye myinshi, ubwo tukaba tubizi ko yakoze dictature ndende cyane rwose, bikajya mu mateka meza, atari ukuvuga ngo hari uwavuze ngo tuzashyiraho urukuta rw'abantu bishe ngo urwo atarishe, ngo tujye gutera amabuye ngo urwo bishe. Rwose ni umurage mubi turimo kwitora, umurage mubi twakikururira. Rwose tuzashyiraho inzu y'amateka, dushyiramo abaperezida ko bakurikiranye birangire, nta bindi magambo tuzashyiraho yandi, kuko tugomba kureba imbere, tukareba ibyiza, tukareba uburyo tunganya igihugu cyacu, apana gukomeza gusubira inyuma kujya gukururayo akaboze, kaba ariko mbivuga. Ibyaboze biba byaboze nyine, iyo ubikuriye birakunukira. Ibyo Kagame yakoze byararangiye, ntabwo twabihinduraho. Niyo mpamvu twebwe tugomba guharanira uko twareba imbere Kagame tukamushyingura bikarangira, ahasigaye tugakomeza twubaka igihugu uko bikwiriye. Ndumva ntabwo twasoza, ubwo nagira ngo niba hari akajambo wabwira abanyarwanda ukababwire, ahasigaye dusoze ubwo tuzakomeza ubutaha. Urakoze. Ntabwo ari amagambo menshi,
icyo nasaba cyangwa se nakwibutsa abanyarwanda ni uko nyine bakomeza gusura shene yawe Mukankiko Mutabazi, bagasura radiyo Ikamba iyo dukoreraho ibiganiro dufatanyije, bagasura Isi n'Ijuru ya Padiri Nahimana, kugira ngo basobanukirwe bamenye aho ubu ngubu umuyaga urimo guhuha ugana. Ubu ngubu ngewe nabwiye abantu ko rwose narabibabwiye, n'uyu munsi nzakomeza kubisubiramo. Abo bantu bose bigize ibishyitsi, bigize ibikingi, bigize indakoreka, umuyaga uzabahuha, uzabageraho. Ntabwo dushobora guhaguruka tujya kurwanya Kagame tumurwanyiriza ibibi yakoze cyangwa se ibyo arimo gukora, ngo hanyuma twirengagize bagenzi bacu turi kumwe barimo gukora nk'ibyo Kagame arimo gukora. Umuyaga w'impinduka uzabageraho. Rero abanyarwanda muri rusange nibasome, nibumve, nibakurikire, bumve icyo amaradiyo yacu avuga, bumve icyo televiziyo zacu zivuga, barebeho impinduka zigana, barebeho umuyaga w'impinduka werekeza, kugira ngo bagendane nawo. Nibatagendana nawo uzabahuha ubajyana mu kindi cyerekezo kitari cyiza. Nkaba rero nsaba ko ibyo mu bufatanye natwe twese, mu bufatanye n'abandi banyarwanda bose twifuza, mu bufatanye n'ibyiciro byose by'abanyarwanda nakomeje kuvuga haruguru, tuzakora impinduka, tukayikora mu Rwanda, tugakora impinduka y'amahoro, tugakora impinduka nziza, tugakora impinduka y'umunyarwanda wose, aho rubanda rugufi rwose b'abanyarwanda kanuni bamwe rwose bavuga bati igihugu cyacu tugifite ku mutima, iki ni igihugu cya data cya sogokuru, wa wundi uvuga uti ntabwo akantu gato kazajya gakoma ngo nihakane urwambyaye, nihakane abavandimwe, nihakane abakurambere, nihakane igihugu cyanjye. Abo nizeye ko ari bo benshi, kandi nizeye ko ari bo bari ku ruhande rwiza ruharanira impinduka. Mutugane rero, mugane ibyo biganiro. Hari icyo tutaganiriyeho cya movement turi kumwe twashinze, iyo nayo n'abanyarwanda bose turi kumwe nabo ndabasuhuje, kandi mbifuriza gukomera ku rugamba, gukomera ku bitekerezo byabo byo guharanira impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimiye rero Sylvie, ngushimiye ubutwari bwawe, ngushimiye imbaraga zawe ukomeje gukoresha muri iyi mpinduka, kandi ndizera neza yuko abanyarwandakazi benshi nibagufatiraho urugero, hari byinshi tuzageraho. Murakoze cyane. Reka nguhe umunota umwe n'igice wenda cyangwa n'amasegonda 45 uvuge muri make iyo muvuma, umuntu yayigeraho gute, umuntu yabatera inkunga gute, yaca kuri nde, ubonye iminota 2 wongereyeho amasegonda. Urakoze, ndagushimiye rwose, ndagushimiye cyane. Nari ngiye ntivugiye, none ndivugiye. Urakoze Sylvie. Movement yacu twashinze movement tuyita RRPM Inkundura, mu cyongereza ni Rwanda Restore Rwanda People's Movement, cyangwa se mu kinyarwanda Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu Inkundura. Tukaba twararufunguye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9, rukaba rwibumbiyemo abanyarwanda benshi batandukanye, ariko cyane cyane bakiri batoya baharanira impinduka. Tukaba rero twibanda cyane ku bice biri mu Rwanda n'ibyegereye abanyarwanda, ndavuga ibihugu bituranye n'u Rwanda, kandi tukibanda ku ibibazo nyamukuru abanyarwanda bafite, guharanira yuko abanyarwanda basubizwa ubutaka bwabo, bagasubizwa uburenganzira bwo guhinga, bagasubizwa uburenganzira ku mitungo yabo, guharanira ko abahuye n'ibibazo byose bazabona impozamarira, ndavuga gusenyerwa, kwicirwa abantu n'ibindi byinshi bitandukanye, bakabona impozamarira kandi bakayihabwa na leta. Muri rusange tukagarura ihumure, tukagarura ubuyanja, tukagarurira igihugu, tukagarurira imitima y'abanyarwanda igatekana, igatuza. Turi kumwe n'abanyarwanda batandukanye mu nzego zose. Navuga ko ubu kugeza kuri uyu munsi ni ngewe muyobozi wayo, nkaba n'umuvugizi wayo mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma tukaba dufite na komite nini dukorana, tukaba dukangurira abantu kuzitabira ikiganiro tuzabamenyesha mu minsi iri imbere, igihe kizabera kuri radiyo Ikamba cy'abayobozi ba RRPM Inkundura, cyangwa se Urugaga Nyarwanda Nzahuragihugu,
mu mikorere yabo n'ibyo bazaniye abanyarwanda n'uburyo tuzabasha kwegera abanyarwanda b'impunzi aho bari hose muri Afurika kugira ngo tuganire nabo ndetse wenda no ku isi yose muri rusange niba ngombwa, ariko cyane cyane tukibanda muri Afurika, tukibanda ku bibazo abanyarwanda bafite mu gihugu imbere. Mu mahame yacu rero twibanda ku iterambere, tukibanda ku butabera, tukaba kandi tugaragaza umucyo mu byo dukora byose, ntawe turenganyije kandi nta n'uzanye ipfunwe ngo apfukiranwe, ananirwe kuvuga amateka ye, ananirwe kuvuga uko yabayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Nasobanura byinshi ariko numva nakoresheje neza igihe wari umpaye. Tuzagira kandi n'undi mwanya wo kubiganiriza abanyarwanda kugira ngo tubashe kubasobanurira neza, kandi n'ibikorwa byacu bizagenda byivugira. Sylvie, urakoze cyane. Murakoze cyane ku bisobanuro, kandi ndabagira ngo ngushimire kuba rwose wemeye ubutumire bwanjye. Ubwo nanjye nkaza kureba iwawe uko yifashe. Karibu. Nkaza kureba iwawe uko yifashe rwose. Burya iyo umuntu asuye undi agomba gusura undi, umuntu akareba, buri wese akareba aho undi atuye. Nibyo. Reka rero dusoze ngushimire cyane, nshimire n'abazakurikiye ikiganiro bakageza ku musozo, kuko burya hari igihe iyo ureba ikiganiro ntugeze ku musozo, hari igihe utakaza ibintu byinshi cyane by'ingenzi utarebye. Ubwo rero nkaba nshishikariza abantu kujya bareba ibiganiro byawe n'ibyanjye n'iby'abandi bose bakabirangiza. Reka ngushimire. Hasigaye ubwo turi kumwe mu bihe byose. Aho uzankenera rwose ndahari, n'abandi bose bazankenera nagira ngo mbabwire ko mpari rwose, ndahari mu byo bankeneramo byose uko nshoboye. Murakoze cyane. Reka mbashyire imbere y'Imana, ubwo Imana ikomeze ibarinde uko bikwiye. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.